ubuyobozi bw'ishuri rya Saint Sylvan TSS ishuri ry'indashyikirwa mu gutanga ubumenyi mu myuga n'ubumenyingiro ku bufatanye na Koforwa bushimishijwe no kumenyesha abanyeshuri n'ababyeyi ko bwatangiye kwandika abanyeshuri bifuza kwiga imyuga n'ubumenyingiro mu myaka yose mu mashami akurikira. Ishami ryo gupima ubutaka land surveying, ishami ry'ubwubatsi building construction, ishami ryigisha amashanyarazi electrical technology ndetse n'ishami ryigisha ingufu zisubira renewable energy. By'akarusho kandi nuko iri shuri ryatangije ishami rishya utasanga ahandi kandi byari ritegerejwe na benshi ari ry'ishami ryigisha ibijyanye no gukora amazi plumbing technology. Iri shuri kandi ribafitiye ibikoresho bigezweho n'abarezi b'inzobere bita ku banyeshuri harimo no kubatoza ikinyabupfura ku buryo ari naryo banga ryatumye Saint Sylvan TSS iza mu mashuri ya mbere mu gihugu mu mitsindishirize ndetse n'abarangiza muri iri shuri bakaba bayoboye ku isoko ry'umurimo. Uburere, ubumenyi, ubushobozi ndetse n'ikinyabupfura niyo ntego yacu. Umubano Rwanda